Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ugushimwa ugusingizwa nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro y'imigisha nibigwire kandi bisakare ku Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bagaragu b'Imana, turacyakomeje kurebera hamwe imiti na zimwe mu ndwara intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yadutungiye agatoki. Ahangaha tugeze ku muti uvura amaso, ariho umwanditsi Diyauddin al-Maqdisi rahmatullahi alayhi yagize ati, zimwe muri ahadithi zivuga gupfuka amaso ukoresheje as-sabri nk'uko twabivuze ni igikakarubamba, cyangwa se mu rundi rurimi babyita as-sabbar. As-sabri ariyo bitashdidi as-sadi wa kasri ba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yayivuzeho muri hadithi yakiriwe na Aban ibn Uthman radiyallahu anhu, aha tubwira ko yumvise Uthman bin Affan ababwira ko igihe kimwe bari muri umra, umwe mu bantu bari baje gukora umra wambaye ihram arwaye amaso, afite ikibazo mu maso. Nuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati, yadmidduhuma bis-sabri, nayazirikishe cyangwa se nayapfukishe igikakarubamba, nk'uko byagaragaye mu gitabo cya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, avuga ko sabbar lahu manafi azima, ifite inyungu nyinshi, ifite akamaro mu buvuzi bwinshi, ikoreshwa mu buvuzi bugiye bitandukanye. Iyi hadithi tuvuga yakiriwe na Muslim, ikaboneka mu gitabo cya Muslim. Bagaragu b'Uwiteka, uyu muti w'igikakarubamba cyane cyane kuri experience wagiye ukorwaho uvura n'ibigendanye n'indwara z'uruhu, cyane ko hari indi mvugo nigeze kubona ko umuntu wahiye agashyirwaho uyu muti w'igikakarubamba byihutisha gukira, cyangwa se umuntu wakomeretse. Ndakeka nk'abanyarwanda mumaze kumenyaho ibintu byinshi, mumenye rero ko ari imwe mu miti intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yadutungiye agatoki. Ikiba gisigaye kuri twe ni ugukora experience, ni ugukora tajuruba, igerageza tukagerageza tukareba ni hehe wavura na nibiki wavura. Alhamdulillah, tuba dufite amahirwe ko intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yadutangiriye recherche, yani ni intangiriro yacu ya recherche. Kuri iyo mpamvu biratworohera, bitandukanye no kuba wafata ikintu icyo ari cyo cyose intumwa y'Imana itigeze ivugaho. Izi ahadith ngenda mbasomera kuzumva ni ibada, noneho bibaye kuzishyira mu bikorwa, abantu bakagerageza bagenda bareba ni izihe ndwara urugero nk'igikakarubamba zavura. Ni amahirwe akomeye cyane. Urebye nko mu bihugu by'abazungu nicyo baturushije, bagiye bumva izi hadithi bakamenya ko intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi idashobora kubeshya, nuko bakagerageza rimwe kabiri. Uko niko bagiye baturusha amaresherishe, kandi mu kuri ari tw'abayisilamu twakagombye kuba bibanze mu koresha iyi miti, cyane ko abatubanjirije, abakurambere bacu, abatubanjirije mu basahaba no mu baje babakurikira, hagiye hamo abaganga bandika n'ibitabo, ariko bitewe n'intambara zagiye ziba ku bayisilamu, hakabaho abanzi b'abayisilamu kuza kwiba ubumenyi no gutwika amabiblioteki ya Kisilamu
n'ibitabo bisigaye bakabitwara, bagiye batwiba ubumenyi tugira ngo ubumenyi ni ubwabo, kandi mu kuri ubumenyi ari ubwacu, ari twe twakagombye kuba twarabwungutsemo kurusha abandi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko abayisilamu bakanguka, buri muntu wese na domene arimo akagerageza agahanga udushya twagira akamaro, cyane ko ummati Muhammad, aha ndavuga abayisilamu n'abatari abayisilamu, bose baradukeneye, bose bakeneye ko ubagirira akamaro wowe. Tureke gutakaza igihe cyacu turi mu bintu bidafite akamaro, kandi dufite izi ahadith z'umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi twakoraho ubushakashatsi. Ndakomereza ku wundi muti umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi nawe yadutungiye agatoki, ari we witwa habbati sauda, impeke z'umukara. Impeke z'umukara wagaragu witeka, habbati sauda ni umuti uhambaye. Ahubwo ikibazo twagize, abantu bumvise izi hadithi ntibakora amaresherishe, ntibamenya nuko bagomba kuwukoresha, nuko satani abumvisha ko izi hadithi zitari ukuri. Dufata urugero, hadithi ya 57 muri iki gitabo cya Diyauddin, iboneka mu gitabo cya Bukhari rahmatullahi alayhi, atubwira ko Rasul sallallahu alayhi wasallam yatubwiye ati, inna fi habbati sauda shifa'un min kulli da. Mukuri muri habbati sauda, mu mpeke z'umukara, shifa'un ni umuti, min kulli da ni umuti ku ndwara zose, illa sami, uretse urupfu. Ku ndwara zose Rasul sallallahu alayhi wasallam kuvuga gutya ntibisobanuye yuko iyo ndwara itakijwe na habbati sauda, iyi habbati sauda itabaye umuti, ahubwo ushobora kuba wayikoresheje nabi, nk'uko tubikesha Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi mu gitabo cye asobanura izi hadithi, agaragaza ko abantu bagiye bawukoresha nabi, cyangwa se na Sheikh al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi nawe ibyo ngibyo akunze kubivuga. Mu buryo bumwe tweretswe n'umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi bwo gukoreshamo uyu muti, twakwifashisha nk'iyi hadithi ya Aisha radiyallahu anha. Iyi hadithi ni riwaya dukesha Khalid bin Sa'id, aho tubwira ati, kharajna ma'ana Ghalib bin Abjar. Twari ku rugendo turi kumwe na Ghalib bin Abjar twerekeza i Madina, nuko Ghalib bin Abjar aza kurwara, turakomeza kugeza ubwo twageze i Madina, dusurwa na Ibn Abi Atiq Abu Bakar, dusurwa n'umwuzukuru wa Abu Bakar radiyallahu anhum. Faqala lana, aratubwira ati, alaykum bihadhihi alhabbati sauda, nimwifashishe izi mpeke z'umukara, fakhudhuhu, nimuzifate, fakhudhuhu minha, nimufate zimwe muri zo, 7 aw 5, 7 cyangwa se 5, fashaquha, muzisekure, waqturu fi anfihi biqatarati min az-zayt, nuko mutonyangirize mu izuru ry'iburyo n'izuru ry'ibumoso, fi hada janib wa fi hada aljanib, mutonyangirize mu izuru ry'iburyo n'izuru ry'ibumoso mukoresheje n'amavuta ya zaituna. Kubera ko Aisha radiyallahu anha akhbaratni, yarambwiye ko yumvise umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi igira iti, inna fi hadhi habbati sauda, mukuri mu muti, mu mpeke z'umukara harimo umuti w'indwara zose uretse urupfu. Ahangaha murumva ko Rasul sallallahu alayhi wasallam, cyangwa se Aisha radiyallahu anha, yigishije uyu mwuzukuru wa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ni nk'aho umwana we, amwigisha uko izi mpeke zishobora kuba zakoreshwa. Gufata impeke 7 cyangwa se 5 ukazisekura,
ukavanga n'amavuta ya zaiti zayituna, ya zaiti zayituna. Zayituna sinzi uko abantu bayita, niba ari rayo, niba ari sinzi uko muyita. Warangiza ugatonyangiriza mu mazuru ku muntu urwaye ibicurane cyangwa se umuntu urwaye sinizite. Murumva ko ubu buryo ni ubw'umuntu urwaye ibicurane, ntabwo ari uburyo bw'umuntu urwaye umutwe. Ari nabyo al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani yavuze ku bigendanye na habati sauda. Aravuga ati ikibazo abantu ntibigeze bamenya ni gute bagomba kuyikoresha, ni gute abantu bagomba kuyikoresha. Yani umuntu akaba yafata uburyo bwavuzwe bivura ibicurane, akaba ari bwo yakoresha mu kujya kuvura umutwe cyangwa se mu kujya kuvura ibisebe. Kuri iyo mpamvu habati sauda irakiza, ariko ikiza imma ishobora kuvangirwa n'ibintu bimwe na bimwe cyangwa se ikaba yakoreshwa ubwayo. Hari igihe biba ngombwa ko uyisekura, hakaba hari igihe biba ngombwa ko uyikoresha ari impeke zonyine, urugero nk'uzishyira mu biryo. Hari igihe yani ni byiza ko abantu bakora amarisherishe bashingiye kuri izi hadithi z'umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, bakamenya ni gute noneho bari buze kunguka muri iyi miti. Mu yindi mvugo cyangwa se iyi hadithi igakomeza igira iti wa habati sauda shuwayiniz. Habati sauda ubusanzwe mu rurimi rw'abaperisi bayita shuwayiniz. Bo bajyaga bayivangira n'umunyu bagiye kuyivurisha. Shuwayiniz alladhi yakunu fi milh. Shuwayiniz yo ivangirwa n'umunyu, yo yari izwi nk'umuti uvangirwa n'umunyu. Izi rero ni zimwe muri ahadith z'umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi twagiye dutungirwa agatoki kugira ngo abantu bazimenye banazikoreshe. Tuzakomeza insha Allah turebera hamwe ku bigendanye na hijama, kurumikwa. Izi mpeke insha Allah turibuze kuboherereza ifoto yazo, kandi n'igihe nibagiye mujye munyibutsa. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatuvurira abarwayi baturimo kandi akaduha gusobanukirwa idini rye. Tumusaba ibyiza ahangaha kuri iyi si no ku munsi w'imperuka. Allah abishimire nanjye anyishimire.